Twese ikiremwa muntu ku isi tugira uburyo bahamagaramo izina runaka, ntushidikanye ko ari we bahamagaye ukitaba n'ingoga. Ese wari uzi ko izina ari ry'umuntu? Wari uzi ko se imico yawe uko iteye izina witwa ribigiramo uruhare? Uno munsi tugiye kugaruka ku busobanuro bw'amazina Claude, Ornella ndetse na Jeannette. Ese waba ufite inshuti yawe witwa rimwe muri aya mazina? Ese waba ufite umuvandimwe witwa rimwe muri aya mazina? Tuguhaye ikaze mu isi yo gusobanukirwa amazina yacu kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Kongeye kuguha ikaze, wowe wafashe umwanya wawe ugakurikirana ubusobanuro bw'amazina kuri YouTube channel yacu. Ngira ngo mbanze mbibutse ko hari izina ushaka ko tuzakubwira ubutaha cyangwa se tuzagusobanurira, waryandika hasi muri comment maze ubutaha tukazariheraho. Nk'uko bamwe bari babidusabye, tugiye guhera ku izina Claude. Claude ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu ndimi ebyiri zitandukanye arizo Igifaransa n'Ikilatini. Iri zina iyo barihaye umukobwa aba yitwa Claudia, ryahabwa umugabo nawe bakamwita Claude. Aya mazina rero akaba asobanuye udafite imbaraga bitewe n'ubumuga cyangwa se izabukuru. Ubundi kandi iri zina risobanura ufite umutima ukomeye, uzi kwihangana. Iri zina ryakunze cyane kubera umukardinali wa mbere wo mu Butaliyani witwa izina rya Claudia. Akaba yarabaye umukardinali wamenyekanye cyane mu Butaliyani ndetse no ku isi yose muri rusange. Ese ba Claude barangwa n'iki? Kora subscribe maze dukomeze kumenya ubusobanuro bw'amazina yacu. Icyambere kiranga aba Claude ni abantu bakunze kugira umutima wo gufasha abandi mu bintu bitandukanye kandi bakagira umutima w'impuhwe. Icya kabiri, abantu bitwa iri zina kandi si bamvuge bandebereho, ahubwo ni bankore bandebereho. Mbese iyo hari icyo gukora aba uwa mbere mu kugikora kandi agakorana umurava. Icya gatatu, abantu bitwa iri zina kandi ntago bajya babura icyo bavuga mu bandi, kabone n'ubwo wowe waba wabuze icyo uvuga, bo bashaka uburyo bwo kuvuga n'ubwo byaba bitumvikana neza. Icya kane, aba bantu kandi ni abantu bikosora vuba mu mafuti kuko bumva ibitekerezo by'abandi kandi bakigira ku byo bakoze. Icya gatanu, abantu bitwa ba Claude burya ntago bakunda agahato, ahubwo bikundira kwihangira udushya twabo no kuba abanyabugeni, abacuranzi, abanyamuziki ndetse n'ibindi bisaba ko umuntu akoresha ubumenyi kamere. Icya gatandatu, abantu bitwa iri zina kandi burya kuba abayobozi ni ikintu bashobora cyane kuko bo bikundira kuyobora aho kuyoborwa. Icya karindwi, ibyiyumviro by'uyu muntu biba bikomeye cyane kuko ahita yakira ikintu kimubayeho kandi akacyakira kitamuhungabanije. Icya munani, ikindi wamenya kuri aba bantu ni uko bakunze kugira uturwara twa hato na hato kubera gutekereza cyane. Bashobora kurwara amaso cyangwa se kurwara umutwe. Twakomeje ku izina Ornella. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora maze ukamenya ubusobanuro bw'amazina. Twagiye ku izina Ornella. Ornella ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igitaliyani. Iri zina kandi rikaba risobanuye urumuri rw'izuba. Ibiranga umuntu witwa Ornella. Icya mbere, abantu bitwa iri zina bakunze kurangwa n'umuhati bakanihangira udushya. Icya kabiri, aba bakobwa kandi icyo biyemeje baruhuka ari uko bakigezeho. Icya gatatu, aba bantu kandi ntago ari banyamwigendaho kuko bubaha ibitekerezo bya bagenzi babo. Icya kane, aba bakobwa bitwa ba Ornella ntago bahuzagurika mu buzima bwabo ko icyo bagomba gukora bagikora bitonze kandi badahubuka kubera ukuntu baba batuje mu mutwe. Icya gatanu, ikindi kandi twagaruka nuko abantu ba Ornella iyo barahahurira abantu benshi nko mu nama bagira ibitekerezo bibangutse kandi by'ingirakamaro. Icya gatandatu, abantu bitwa iri zina bagira inshuti nyinshi ariko bakazitakaza vuba kuko nta cyizere bagirira abantu. Icya karindwi, kubera ukuntu ba Ornella bagira ibitekerezo bibangutse, iyo bari mu mbwirwaruhame bavuga neza cyane. Icyo twasorezaho ku izina rya Ornella ni uko ari abantu bagira amarangamutima ku rwego rwo hejuru. Twakomeje no ku izina rya gatatu. Izina rya gatatu twaguteguriye ni izina Jeannette. Iri zina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo, rigasobanura ngo Imana irakoze cyane. Iri zina kandi rikaba ryarakunzwe cyane kubera umwanditsi witwaga Jane Austen wandikaga inkuru mpimbano. Ese umuntu witwa iri zina ni iki kimuranga? Icya mbere, abantu bitwa iri zina
Ni abantu bakunda kugaragara nk'abacecetse cyane, ariko bakaba bafite ibitekerezo byubaka kandi bakaba bakunze kuba abanyabwenge. Icya kabiri, aba bantu kandi barangwa no kuba bashaka kurangiza ibyo batangiye ntawe ubarogoye kandi bagakora gahunda zabo zose ku murongo. Icya gatatu, kubera ukuntu abantu bitwira izina bakunze kugira umurava, bakunze kwiga amasomo asaba gutekereza cyane nk'ikoranabuhanga, ubucungamari n'imyuga itandukanye. Icya kane, abantu bitwira izina kandi bakunze kuba ari incakura kandi bazi icyo ubuzima icyo ari. Icya gatanu, kubera ukuntu bakunze kuba basabana n'abandi cyane, aba bantu bitwira izina birabagora kuba mu buzima bwabo bonyine. Abantu bitwira izina kandi kubera ukuntu bakorana umurava kandi bagakorana imbaraga zabo zose, bakunze kurwara indwara zimwe na zimwe harimo nk'umutima, ibihaha, igifu ndetse na sinezite. Ngaya amazina twari twabateguriye uyu munsi. Mumaze kumenya ubusobanuro bwayo mutari muzi, ubaye utarakora subscribe wayikora ugasangiza inshuti n'abavandimwe nabo bakamenya ubusobanuro bw'aya mazina. Niba waracitswe na video zabanje, wareba mu zindi video hasi kuri YouTube channel yacu Inzobere TV Show. Ikiganiro cyacu nakagaruka nawe ubutaha. Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.